nongeye kubasuhuza cyane bene data aho muri hose mudukurikiye, abakunzi bacu mukunda gukurikira amagambo y'Imana dusangira buri munsi. Uyu munsi wa none rero turasoma amagambo y'Imana yanditse muri Ezira ibice 9 n'ibice 10, dusome n'amagambo yanditse muri Zaburi 131, dusome kandi no muri Luka ibice 21. Aya magambo twasomye uyu munsi ni amagambo yanshimishije cyane kandi n'amagambo yamfashije. Gusa yose uko angana ngewe nayahaye umutwe uvuga ngo wa bwoko bwa Isirayeli we ujye wiringira Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Aya ni amagambo ari muri Zaburi 131 twasomye. Ni amagambo mu by'ukuri areba mu isezerano rya kera ndetse akara mu isezerano rishya twasomye uyu munsi. Ndaza kubereka uburyo ki aya magambo yose afite uburyo ahura ndetse agahurira muri Zaburi 131 nyine twasomye. Mu gitabo cy'uyu muhanuzi Ezira twasomye, ni amagambo mu by'ukuri asoza iki gitabo. Ni amagambo avuga ukuntu ubwoko bw'Isirayeli bwageze igihe bukicuza, bukarira, bukaboroga kubera yuko bari baracumuriye Imana. Muri iki gitabo nibwo dusoma tugasangamo kandi uburyo Ezira yasenze asengera Abisirayeli kubera ko ngo bari baracumuye birenze urugero. Muri gitabo kandi nibwo dusoma ububyutse bwaje mu gihugu cya Isirayeli buzanywe n'umugabo witwa Ezira. Ububyutse bushingiye ku kintu cyo kwihana no kwatura, ndetse bagakora n'igikorwa gikomeye cyo kwitandukanya n'ibyabanduje, ari cyo nyine cyo gufata abagore, abana b'abanyamahanga bakabirukana bakabasubiza mu miryango yabo, kuko ku Bisirayeli no ku itegeko ry'Imana ry'iki gihe cyari kizira kuri bo. Mwa bwoko bw'Isirayeli mwe mujye mwiringira Uwiteka iminsi yose uhereye none ukageza iteka ryose. Imana dusange cyane. Ayo niyo magambo ngira ngo uzirikane kuri uyu munsi wa none. Niwibagirwa ibintu byose ndi buvuga uyu munsi, iri jambo nturyibagirwe. Bivuga ngo umva ujye wiringira Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Amagambo twasomye muri Luka ibice 21 twasomyemo inkuru z'umupfakazi wagiye gutura. Kubwo kwiringira Uwiteka n'umutima we wose, ngo afata amafaranga make cyane yari afite aragenda yashyira mu cyibo cy'ituro. Yesu arabibona, arabyitegereza, arabwira ngo abantu bose bari hano batuye nta n'umwe atuye nk'uyu mugore, kuko uyu mugore ngo afashe ibyari bimutunze byose abizanye imbere y'Uwiteka. Hari igihe tujya gutura tugatura ibyadusagutse. Imana dusange cyane. Hari igihe tujya gutura tugatura kubera ko ibiceri nicyo gisigaye, change nizo zisigaye mu mufuka mu ikofi twariyo dutanga. Ariko umva wa bwoko bw'Isirayeli we ujye wiringira Uwiteka. Uyu mugore yiringira Uwiteka, aravuga ati niwampaye byose nta kindi namwima, iki nicyo mfite imbere n'inyuma reka ngitange. Sintanze bituruka mu bisaguka ibyo ntunze, ahubwo ntanze ibyanjye byose. Yesu abibonye aranezerwa cyane. Yongera kandi Yesu kuvuga ku kintu cy'Abisirayeli birataga urusengero rwubatswe rugatakwa rukarimbishwa rukamera neza, ariko kuko utiringira Imana arabwira ngo uru narwo ruzasenyuka. Umwami wacu dusange cyane. Mwa bwoko bw'Isirayeli mwe mujye mwiringira Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Nawe ndakuhugurira, ndakwingingira kwiringira Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Reka dusubire mu gitabo twasomye rero cya Ezira, igitabo cya Ezira. Reka mbabwire gato kuko uyu munsi nibwo turangiza kugisoma. Reka mbabwire mu ncamake ibyo twasomye muri iki gitabo, cyangwa se mu by'ukuri icyo igitabo cya Ezira kivuga muri rusange. Uyu nguyu witwa Ezira, ndashaka kubabwira ngo yaturukaga mu bwoko bw'abatambyi, yaturukaga mu muryango wa Aroni. Yari umwe mu buzukuruza ba Aroni, yari umutambyi. Nawe ari mu bantu rero baje kujyanwa i Babuloni. Nk'uko muzi abanyagano bari barafashwe bakajyanwa i Babuloni, ariko nk'uko mu gihe cya Nehemiya yarasabye uburenganzira bwo kuza kubaka, arazatangira arubaka. Iyo yari icyo bita mu Cyongereza the first wave, abantu ba mbere baje kubaka Yerusalemu. Rero Ezira we yaje ari nka generasiyo ya kabiri, kuko yaje nyuma y'imyaka igera nko kuri 20 abandi bari barabanje kuza. Aje aza ari umuntu w'umunyabubyutse, aza ari umuntu w'umutambyi, aza ari umuntu utinya Imana. Araza nibwo yategetse abantu ati twumvikane
hano hari n'ibizira byinshi byakorewe muri uyu mujyi. Mwibuke yuko cyatumye Imana ifata abasogokuruza bacu ikabatataniza mu mahanga, iki gihugu cyacu kikareka kubaho. None dore twabagisugura mu banyamahanga, dore ndetse mwaraje muriyanduza mukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bituma Uwiteka Imana aduhana. Byatumye ngo Ezira afata igihe arasenga ajya imbere y'Imana. Ishimwe ririmo nuko abantu bongeye kugarukira Imana, barihana basubira ku murongo. Hano tubona yuko ngo bafashe icyemezo kidakuka. Abatambyi bari bariyandurishije gushyingirwa n'abandi banyamahanga nabo babivamo. Abantu bandi nabo bariyandurishije gushyingirwa n'abanyamahanga babivamo, barasenga basaba Imana imbabazi. Uwiteka Imana ntekereza ko igihe cyakurikiye Imana yabanezerewe. Imana yongeye kubaha ububyutse buturutse mu ijuru, kuko baremeye kwitandukanya n'ikibi. Rero mesaje kuri Ezira icyo avuga uburyo kubaka byari bigoye, avuga ukuntu bavuye i Babuloni bakaza bibagoye, avuga ukuntu bageze muri kiriya gihugu cya Buyuda bagatangira gukora ibishoboka byose kugira ngo nanone bakomeze kubaka hari hasigaye hatubatse bibagoye. Ariko nanone akanavuga n'ukuntu habeho kwihana ugarukiye Imana. Ijambo nyamukuru ngira kuri uyu munsi wa none anongera ngo tuzirikane twebwe twese, ni ijambo rivuga ngo mwa bwoko bw'Isirayeli, cyangwa se nawe aho uri hose niba utari umwisirayeli, ujye wiringira Uwiteka Imana yawe uhere none ukageza iteka ryose. Reka rero ntavuze byinshi, mbifuriza umunsi mwiza, mbifurize ibihe byiza turutse ku Mana, kandi nshobora kubakumbuza uko gusoma ibyanditswe. Imana yacu tugire neza cyane. Amen.